ingingo ya gatandatu izatuma ushobora guhangana n'ibibazo byawe kandi ugashobora kubitsinda. Ingingo ya gatandatu, iyi ni ingingo ya gatandatu izatuma ushobora kwicarira ibibazo byawe aho kugira ngo bikwicarire. Ushobora kumenya neza uburyo bwo gukemura ibibazo byawe, ukamenya neza yuko ari wowe ushinzwe ibibazo byawe. Buriya ari ikintu abantu bagomba kumenya. Ingingo ya gatandatu, buriya uri munini cyane kurenza uko ubitekereza. Buriya urashoboye cyane kurenza uko ubitekereza. Buriya uri igitangaza kurenza uko ubitekereza. Buriya nawe wabigeraho. Ziriya Abadukureba, ari amavewe tubona, ari amakamyo ubona, ari ama etaje ubona, biriya bintu ubona, ziriya ndege ubona, buriya nawe wabigeraho. Buriya nanjye nabigeraho. Ninjye jyenyine wo kubitekerezaho, kandi ninjye jyenyine wo kumenya yuko ari jye ushobora kubigeraho. Iyo umaze kumenya ko muri wowe harimo ubushobozi bw'indengakamere, iyo umaze kumenya ko muri banki bagutegereje, baragutegereje kugira ngo ukingure account, kandi ntabwo ari gukingura account ijya gusinzira, ahubwo ni gukingura account iri current, ifite saving, ibyibushye, iremereye. Bariya bona binjira muri banki bavukiye amezi 9 nkawe, bakambakambye nkawe, bagiye kurwana no kurya ibitaka nkawe, ariko barabirenze. Batekereza ku bintu binini, bamenya yuko muri bo harimo ubushobozi bashobora gukoresha. Uyu munsi ndagira ngo umenye ko muri wowe harimo ubushobozi bw'indengakamere, ubushobozi bushobora kubaka supermarket, ubushobozi bushobora kugura imodoka, ubushobozi bushobora kubaka inzu, ubushobozi bushobora kuba umucuruzi rurangiranwa, ubushobozi bushobora kurira indege, ubushobozi bushobora gukora ibintu bifatika. Ndagira ngo uyu munsi ubimenye kandi ubyumve, kandi uyu munsi ndagira ngo umenye yuko abo babikora, abo babigeraho, nabo ni abantu nkawe. Iyo rero wamaze kumenya iri banga yuko uri super, iyo umaze kubimenya, kera nkiri umwana nakanyuzemo, najyaga njya hafi y'iwacu hari umujyi uhari, noneho nkareba amazu, nkareba amamodoka, nkareba bya bisi, habaga ariko buriya biriya bisi abantu babigura nabo ni abantu nkatwe, ari ama etaje abayubaka nabo ni abantu nkatwe. Buriya ni abantu nkawe, nawe wakigura wakigura cya bisi rwose, ukagikubanguraho mu gahoromani, abaturage bagakanguka bakabona ufite ukuntu uri mu kugikubangura. Ote ntabwo nakigura. Kubasha gukubangura byeri, kubasha gukubangura brochette ukarya igitebo cyose, kubasha gukubangura kabari ukakanywa ukagakamya ukimuka kajya no mu kandi, burya rwose tukubeshya. Iki bisi wagikubangura, cyave witi wagikubangura aho ngaho rwose, aho ngaho ukagikubangura, ukayiparika hariya, urangiza ukareba ikibanza cyiza, ukacyubakaho inzu nziza, ukagihagarara ukavuga utari ko mu byukuri burya ndashoboye. Burya muri gihe harimo imbaraga, muri wowe harimo imbaraga ukeneye kumenya, harimo imbaraga ukeneye kuvumbura, harimo imbaraga z'indengakamere, harimo imbaraga zikora ibintu bifatika. Izo mbaraga rero nutazikoresha, abandi bazazikoresha kandi bagukoreshe, kandi bagere ku iterambere, wowe usigara ukanuye amaso. Ibanga rya gatandatu, mbese akagingo ka gatandatu kazagufasha kumenya ko ugomba kwicarira ibibazo byawe, ugomba kuba munini kurenza ibibazo byawe. Akagingo ka gatandatu no kwivumbura, kwimenya. Ntabwo ari ukwivumbura bimwe bya kinyarwanda, ahubwo kuvumbura jewe ubwanjye, kwicukumbura nkimenya, nkamenya ko muri jewe harimo imbaraga z'indengakamere.
ingingo ya karindwi izagufasha kumenya yuko ari wowe ugomba kwikemurira ibibazo, yuko ibibazo byawe bikureba kandi ukaba ugomba kubikemura byanze bikunze mu bibi na bwiza. Reka tugomba kubikemura, tugomba kubikemura. Ingingo ya karindwi, ugomba kumenya ko ubuzima ari urugendo. Ubuzima ni urugendo, ntabwo ubuzima ari imikino. Ntabwo ari ukubyuka ngo uvuge ngo noneho nabigezeho, ngubwo mbonye diplome ngo mbigezeho, ngubwo nujuje inzu mbigezeho, ngubwo nunguze imodoka mbigezeho, ubwo nubatse etaje mbigezeho. Ubuzima ni urugendo. Ubuzima ni urugendo rwa buri munsi, ni intambwe ikujyana ku kuba successful cyangwa ikujyana mu byobo njyabukene kugeza ubwo uzasigara nta n'urwara rwo kwishima. Ubuzima ni urugendo rwa buri munsi, intambwe ku ntambwe, intambwe ku ntambwe, tujya mbere cyangwa dusubira inyuma. Ibyo rero ugomba kubimenya. Ibyo rero abantu babaye successful baba barabitahuye kera, bakamenya ko ubuzima ari urugendo. Ubuzima ni urugendo. Iyo uryamye abandi baragusiga, bo ntabwo baba baryamye. Iyo wicaye abandi ntabwo baba bicaye. Iyo uri muri zanirinde abandi ntabwo ariho baba bari. Bwacya rero ukajya ukabona abandi barazamura amazu, abandi baragura amamodoka meza, abandi barajyana abana babo kwiga mu mahanga, abandi barakomeye. Uri aho ngaho ubwo uri murahoza ndiyo. Bajya mu nyanja kugira gute? Iyo nyanja bajyamo wowe kuki utayijyamo? Uramenya banyura he? Bajya mu nyanja. Kera wowe twajyaga tuvuga ngo baca amashu, ngo baca imitwe, ngo kana kuri ureba imodoka se yari kuyigura iki? Aca amashu. Ubu rero abantu bafite ibintu utamenya, ngo bajya mu nyanja, ngo bajya ikuzimu. Ikuzimu se banyura he? Ikuzimu banyura he? Ikuzimu habaye hahari, hakaba hari ahantu abantu banyura bakagenda bakamanuka bugacya bakazana amafaranga. Niyo bavuga ngo bajyeyo bamare y'umwaka bagarukanye amafaranga. Twabyiganirayo twese twabyiganirayo. Ekuzimu, ngo amafaranga yavanye ikuzimu. Ahajya he? Yanyuze he? Uwo muryango urahajya he? Amafaranga ntava ikuzimu, amafaranga ntava mu nyanja, amafaranga ntibayasaba, amafaranga si inkunga, amafaranga ntabwo ari leta iterana ngo ivuge ngo tugiye guhereza abaturage amafaranga. Amafaranga ntabwo uzayahabwa na bene wanyu. Amafaranga ni urugendo rwa buri munsi, ni ibikorwa ukora buri munsi. Uyu munsi ukabona duke, kamenya uko dukoresha. Abazaguma kuri iyi channel tuziga nitugera ku byigisho bya saving, nitugera ku mabanga ya saving, tukagera kuri password zivuga kuri saving, nibwo muzatangira kumenya neza uburyo ki umuntu ava kuri 0 akagera kuri miliyari. Ntabwo uzabyuka mu gitondo ngusange miliyari iteretse imbere yawe ndugu yangu, ahubwo izatangirana n'icyate cy'imyumbati. Miliyari itangirana n'icyate cy'imyumbati, miliyari itangirana n'umugende w'ibijumba, miliyari itangirana n'imboga za dodo. Umuntu akavuga ati ngiye gutera ibiti 1000 bya dodo, ariko umwaka utaha ndashaka kuzama ngeze ku biti 10,000 by'idodo. Miliyari itangirana n'amapapayi, umuntu agatangira n'amapapayi 10, ariko ukavuga uti ngewe ngiye kuba umuhinzi ntangarugero w'amapapayi hano mu gihugu, ku buryo umuntu wese uzashaka ipapayi azayimbaza. Mu myaka 5 nzaba mfite ibiti bigera ku 5,000 by'amapapayi. Ntabwo wabona ukuntu wabigenza kugira ngo uzabyuke mu gitondo wisange koko ibintu byagenze nk'uko abantu babivuga. Iyo kuzimu abantu birirwa zakanya, hari ahantu ugera ukareba ukavuga uti ubundi kuzimu harenze aha ngaha ni hehe? Abirirwa mu buvumo, abirirwa hehe, abagira bate. Ingingo ya 8 izagushoboza kumenya kwikemurira ibibazo. Iyi ngiyi irakomeye.
iyi ngingo igonga abantu benshi niba itanatugonga twese uko twakabaye, ariko Imana ishimwe jyewe narabikemuye. Ni ingingo y'ibyo kurya, imirire yawe, ibiryo byawe, ibintu ushyira mu kanwa kawe, ugomba kubanza ukabyitegereza, ugomba kubanza ukabireba, byaba ibyo kurya byaba ibyo kunywa, ugomba kubanza ukabireba, warangiza ukabibaza utari ko wabiryo. Ndimo ndashaka kukurya kugira ngo umarire iki? Buriya wari ubizi neza yuko ibyo urya ari byo bigena uwuriwe? Ibyo kurya urya n'ibyo kunywa unywa nibyo bigena uwuriwe. Ibyo kurya turya, amasaha tubiriraho, ingano y'ibyo turya bidutera ivutu, bikadutera umubyibuho, bikadutera diyabete, bikadutera hypertension, bikadutera kanseri, bikadutera indwara z'imitsi, bikadutera umutwe, bikadutera mu gifu, bikadutera umugongo, bikadutera impyiko, bikadutera ibihaha, bikadutera umwijima, bikadutera amaso, bikadutera indwara zigiye zitandukanye. Ariko kandi ibyo kurya turya nibyo bituvura umubyibuho ukabije, bikatuvura diyabete, bikatuvura hypertension, bikatuvura imitsi, bikatuvura amaso. Kubera ko udoneze simple, very simple. Niba urwaye amaso ukamenya ibintu ugomba kuyagaburira kugira ngo ayo maso yawe akire, ukamenya ko ari ibintu bikize ku byo bita beta carotene, cyane cyane byiganje mu bintu bifite ibara ry'umuhondo. Avuga uti ndarya karoti, ndarya ipapayi, ndarya ibi nibi. Ariko si niba umubiri twawumenyereje ibinure, ngubu kibazo cy'ibinure, kibazo cy'amasukari, kibazo cyo kurya ibyo kurya bya ninjoro. Nge mbabazwa n'abagabo cyane cyane, nibo bambabaza cyane, nubwo n'abadamu batorohewe, ariko abagabo bagenzi banjye ndabababariye. Birirwa bajya gushakisha imiti ngo yo gutera akabariro, bari muri za Viagara. Banzureka ibiryo bya ninjoro kwanza. Imirimo ibiri yananiye impyisi ntibishoboka, nibibaho. Mu bintu bigora umubiri, mu bintu bigora bikagora umubiri, ni ikintu cyitwa ibiryo. Ibiryo bigora umubiri ku buryo uzatangira kurya ufite imbaraga, nurangiza kurya wumva ucitse intege ushatse guhita ujya kuryama. Burya umurimo ubutangiye uhereye ku bwonko ukageza ibice byose by'umubiri babiri mu gukora ku biryo. Iyo rero ushatse guhita ujya mu materaniro yahariya mu cyumba, ntago byemera ndogo yago, ntago byemera. Aho rero niho abantu bashiriye mu marozi ngo barandoze, ngo nta kabaraga nyigira, ngo ibintu ntabwo bikigenda neza. Ibyo kurya urya nibyo bigena uwuriwe. Ibyo kurya urya ubyitondere, ubyitondere. Tuzabigarukaho mu byigisho byacu muri password z'ubuzima. Tuzabigarukaho, tuzabereka akaga ko kurya ibyo kurya, akaga ko kurarana ibyo kurya mu nda. Ubundi ugomba kujya ku buriri igifu ari empty, nta kintu kirimo, gikoropye, byashizemo, byamaze kujya mu mara, amara akabinyunyuza, akohereza mu mara manini imyanda, iby'imyanda ukaba wabisohoye, ibindi byanyunyujwe byagiye mu mwijima, umwijima ukabikoramo ibigomba kujya gutunga amaso, gutunga igifu, gutunga iki, kugira gute, bigahita byinjira mu mutima, umutima ukavangamo oxygene yamara kugeramo, amaraso agahita ajyana agatransporta, proteine zikagenda, ibyubaka umubiri bikagenda, ibirinda indwara bikagenda, ibyubaka umubiri,
ibitera imbaraga, ibirinda indwara, bikagenda bigasandara ahantu hose, ubwonko bugakora neza, amaso agakora neza, imbaraga zikaboneka. Ibyo tuzabibona muri password z'ubuzima. Password z'ubuzima nazo muzirindire, ziri vuba ahangaha, turaza kuzitangira muri iyi minsi ya vuba. Ariko kimwe mu bintu bizatuma uba successful, imirire yawe, ibyo urya bizagena mindset yawe. Turimo turabakorera ibyo kurya. Turimo kubakorera ibyo kurya muri iyi minsi, nabyo bizasohoka. Ibyo kurya by'abana n'ibyo kurya by'abantu bakuru. N'akantu gatoya gusa, n'agakombe gatoya uzajya ugura nka kuriya mujya mugura za nido cyangwa za kigozi, ariko karimo intungamubiri zose umuntu akenera ku munsi. Mu gitondo ukifatira amazi yawe ashyushye, gakuraho ikiyiko kimwe, ugashyira mu kirahuri, ugakoroga, ukinywera ako kasimusi karyoshye, curry based mushroom. Ubwo rero nubwo utarya, nubwo warya, nubwo wagira guti, ako kazagufasha. Kuko icyambere kazamura immune system yawe, systeme y'ubwirinzi, ku buryo utaburi wa muntu akantu kose kamukubise, yagiye mu bitaro, yarwaye, yagize gute. Icya kabiri, kazatuma amagufa yawe akomera. Ako kantu karahure kamwe konyine uzajya winywera mu gitondo. Turimo turabitunganya dufatanyije n'impuguke zitandukanye z'abanutritioniste. Icya gatatu, kazatuma ugira brain, ufite ibitekerezo bizi gutandukanya indyo n'imoso, ibitekerezo bikomeye. Ikindi, kazatuma memory, ubu abantu baribagirwa ku buryo twaze tubireba tuvuga yuko abantu bashobora no kwibagirwa naho ataha. Aka rero kaje ari igisubizo. Mu minsi ya vuba cyane karaba kari ku isoko, tuzabarangira. Abantu bashobora kugera ku iterambere bagomba no kwita ku bijyanye n'imirire yabo, wabyanga wabyemera. Ntabwo ari umuntu, ntabwo ari ikimoteri ngo arye ibyo abonye, arya ibiribwa n'ibitaribwa. Abantu barimo bararya ibiribwa n'ibitaribwa. Ibintu urya nibyo kukumarira iki? Nibyo kubaka umubiri wawe cyangwa nibyo kuwusenya? Ibintu unywa nibyo kubaka umubiri wawe cyangwa nibyo kuwusenya? Ibyo byose rero byitabwaho, biri mu bizatuma ubasha gukemura ibibazo byawe. Ariko se niba ibibazo byawe ushaka kubikemurira mu kabari, ibyo mu rugo bigasigara, sinakubwira, uraza guhitamo. Ingingo ya 9. Ingingo ya 9 yo yegeranye cyane n'ingingo ya 8. Ingingo ya 9 y'umuntu ushaka kuba successful, uyu muntu atoranya ibyo agaburira intekerezo ze. Aha rero harakomeye, uhumve, ntabwo ari ibiryo noneho, ahubwo ni ibintu winjiza mu bitekerezo byawe. Ibintu winjiza mu bitekerezo byawe burya bigena uzaba we, bigena niba uzaba successful cyangwa se niba uzaba ntaho nikora. Ubwo sinakubwira, hari abirirwa bacyuninga mu gitondo, yashyizeho umupira, saa 4 arahinduye, aracyuninza, ashyizeho umupira, urubuga rw'imikino, aza amacenga yose. Urimo uragaburira iki ibitekerezo byawe? Ibintu uri bugaburira ibitekerezo byawe ni ibiki? Abandi barimo barareba za pornography, sinakubwira. Ibintu uri mugaburira ibitekerezo byawe ni ibiki? Twaze turimo kureba abantu barimo baririrwa ku bipindi, social media z'ibipindi. Niho hari mu kuva imico itarigeze ibaho, aho umugore atinyuka akajya kuri social media, akajya kuri YouTube, akavuga imyanya y'ibanga rye, akavuga n'imikorere yayo, akavuga imyanya y'ibanga y'umugabo babanye, wenda barashwanye, gushwana n'umuntu ariko ugomba kumubikira ibanga. Abantu bataye umuco. Ibyo bintu rero nawe ukabigaburira ubwonko bwawe. Abantu baririrwa bavuga ubusa, abantu baririrwa bavuga ibintu bidafite hepfo no haruguru. Ibyo bintu rero ugaburira ubwonko bwawe, ibyo bintu ureba, ibyo bintu wiga, menya ngo
bifite ahantu bijya. Umubiri w'umuntu uteye ubwoba, umubiri w'umuntu uteye ubwoba. Ndagira ngo mbibutse ko umubiri w'umuntu uteye ubwoba. Uyu mubiri mureba ufite ikintu ngiye kubabwira muri aka kanya. Hano mu mutwe, ahangaha muri uru ruhanga, hano imbere hari imitsi ishinzwe kwakira amakuru. Iyo turebye ibyo tureba, niba twibera mu mafilime tukirirwa tureba amafilime, iyo tubirebye tukareba ibintu nk'ibyo cyangwa tukabyumva, iyi mitsi irabyakira ikabyohereza ku yindi mitsi ikaraze ku bwonko. Iyo mitsi ikabiyungurura ikabyohereza mu bwonko, ikabiyungurura, ubwonko bukabibika. Buriya memory cyangwa se ubwonko bw'umuntu, urebye ibintu bubitse, ni memory iteye ubwoba, ni computer iteye ubwoba. Ibyo bintu rero, iyo ugiye kujya mu kazi, iyo ugiye kugira ibyo ujyamo, iyo ugiye kugira ibintu ujyamo, biragutangira by'ubwabyo kuko bikurusha imbaraga. Niba ari ibintu by'imikino byakubase, biragutangira bitari ko kutarimo kumva bya bindi, bigeraho bikakuryohera ku buryo ubimbata yabyo, ukamera nk'umuntu wanyweye itabi, ukamera nk'umuntu wanyweye inzoga nyinshi kugeza ubwo abimbata yazo, ahora yumva ibintu byose bivugwa bigomba kuvugwamo n'icupa. Ubu none ariko yewe abagwi bizoga ntabwo gikunda kubavugaho cyane, sigaye nkunda kuvuga cyane ku abaryi bibiryo. Ubu ibiryo ni ikibazo, kandi ibiryo niba mutaza akaga k'ibiryo, ndababwiza ukuri, ibiryo bisigaye biteje akaga kurenza inzoga. Ndababwiza ukuri pe, byose ni bibi, ariko ibiryo by'ubu ni bibi kurenza inzoga. Kuko ikizabikubwira, ubu umuntu musigaye muvugana. Kera umuntu yaraguhamagaraga cyangwa ukajya gusura abantu, ukagenda mukaganira, bakaza kuguherekeza. Ubu ngubu urabwira umuntu ndashaka kugusura, akakubwira ati wapi, kumbi abanje gutekereza, yumva uburyo bazateka, urahamagara umuntu, tese duhurire he, ati duhurira aha n'aha dusangire. No, abantu ntabwo bagomba guhuzwa n'ibiryo, abantu bagomba guhuzwa n'ibitekerezo. Ariko ibiryo ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu barimo bararya bakarya n'ibitaribwa, ariko nta ibiryo. Tuzagaruka kuri password zabyo zijyanye n'ubuzima. Ubu turacyari kuri password zijyanye na buryo ki dushobora kugera ku gafaranga, dushobora kugera ku iterambere, dushobora gutsinda ibyadutsindaga, dushobora kwicarira ibibazo byacu kugira ngo bitwicarire. Ubu niho tukiri. Iri banga rero rirakomeye cyane. Ibintu gaburira ibitekerezo byawe, ibintu ureba, ibintu wumva, ibintu umwanya, ibintu byagutwaye ingamira, ibyo bintu umenye yuko ari umutego ukomeye cyane, urimo kwishyiramo, urimo kwisukamo, kuzawikuramo bizakugora cyane. Tangira uhindure ibintu wumva, uhindure ibintu ureba, uhindure inshuti, uhindure buri kimwe cyose, utangire kwiga imico myiza, kumva ibintu byiza bikwerekeza mu nzira y'iterambere. Ingingo ya 10. Iyo ni ingingo ikomeye cyane, ni ingingo iri mu gutsinda abantu ku kigero kiri hejuru ya 90%. Uze kumva niba nawe itagutsinda. Ni ingingo ivuga ngo limit your screen. Gerageza kugabanya ikintu cyitwa screen. Gerageza kugabanya ikintu cyitwa telefone. Guscrollinga, gerageza kubigabanya. Gerageza kugabanya ikintu cyitwa televiziyo. Gerageza kugabanya kuba mu isi idahari, ibintu ureba. Ariko cyane abahanga baravuze ngo ibintu ureba, ibintu gaburira ubwonko bwawe binyuze kuri screen, ukanabireba noneho witegura kujya kuryama, ibyo bintu ni bibi cyane. Tuzabibona mu byigisho biri imbere hariya. Ariko niba ushaka kuba successful, ukaba ushaka kugera ku iterambere, ukaba ushaka kuba umugore w'intangarugero mu murenge, w'intangarugero mu karere, w'intangarugero mu gihugu, w'intangarugero ku isi,
kuryo ugiye gufata ijambo wese avuga ati ariko kanaka mwaramubonye gabanya screen, gabanya social media, gabanya guscrolling, gabanya televiziyo, gabanya amaseri. Ibyo bintu bigabanye, ahubwo wongera akazi, wongera umurimo. Ntabwo ndi mu kuvuga kubaba kuri screen bari mu kuyibyaza umusaruro. Banza urebe umwanya umara kuri televiziyo winjiza iki, uhigira iki, uretse gushaka kunezeza irari ryawe. Umwanya umara kuri telefone niba winjiza it's okay, ntugabanya ahubwo wongere. Niba rwose hari ikintu kinjira mu mufuka kuri banki, ntugabanye, ntabwo nakugira inama yo kugabanya, ahubwo wongere. Gabanya igihe umara ku bintu bidafite umumaro. Gabanya igihe umara ureba ibintu bipfuye. Jya kuri screen ugiye kureba amakuru, jya kuri screen ugiye kureba ibyigisho, jya kuri screen ushaka kumenya uko isi bimeze. Ariko niba uhera mu gitondo uri kuri screen ukageza ninjoro uri kuri screen, iyo screen ukaba nta kintu uri mu kuyikuraho, nakubwira ngo gabanya igihe umara kuri screen. Kuko ibintu ugaburira ubwonko bwawe ubabyo imico irubakwa, ntihazagira umuntu ukubeshya. Irubakwa, imico irubakwa. Umuntu ashobora kuvuka mu muryango mubi ariko kubaka imico yakavuga ati no, ngewe ntabwo nzakurikira imico. Umuntu ashobora kuvukira mu muryango w'abakene, yes, ariko akavuga ati no, ngewe nzaba umukire. Akabyubaka akabiharanira, akarwana nabyo, atibye, adasabye, nta nkunga, ntaki, akabigeraho. Uri murubaka iki rero? Icyo wubaka nicyo zaba cyo. Icyo wubaka nicyo zaba cyo. Reka mbifurize kugira ku bukire, mbifuriza gukora ibishoboka byose tukamenya ko ibibazo byacu ari twe bireba, tukamenya ko ari twe responsable w'ibibazo byacu. Ntabwo ibibazo byanjye bireba data, ntabwo ibibazo byanjye bireba mama, ntabwo ibibazo byanjye bireba igihugu, ntabwo bireba umurenge, ntabwo bireba akarere, ntabwo bireba abavandimwe, ntabwo bireba inshuti, ntabwo bireba nde, ahubwo ibibazo byanjye ni nge bireba, ni nanjye wo kubikemura. Ni nge ugomba kumenya ingamba ngomba gushyiraho zatuma nshobora kubikemura. Niba ugeze ku myaka 16 ukaba wakurikiranye kino kiganiro, ukaba warakurikiranye igice cya mbere ugakurikirana n'iki gice cya kabiri, ndakwifuriza kugira ku bukire, wiyubakamo ibisubizo, wubaka umuntu. Umuntu buriya mureba arubakitse kandi umuntu niwe wiyubaka. Arubakitse impagarike, ubugingo, amaraso, mu bitekerezo, mu iyobokamana, muri buri kimwe cyose umuntu ariyubaka. Ukiyubaka ukumva yuko koko yuko hari aho ugomba kuva n'aho ugomba kugera. Reka tuzahure ku byigisho byacu by'ubutaha, aho tuzareba kuri password ya 3 itwinjiza mu bukire. Abageze ku bukire nihe password ya 3 bakoresheje? Ndakwifuriza kugira ku bukire, kandi Imana iguha umugisha, kandi Imana izaha umugisha umurimo w'amaboko yawe. Imana ibaha umugisha mwese, murakoze cyane.